mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga Kenny Soru ntarayiririmba, Bruce Melody ntarayiririmba, Lucky Dube Rosikana ariko ningerayo uzayicuranga uzayiririmba ko numva muzabikora byose. Muyobozi rero nanjye mbanje kugusuza nk'abandi bose, ubu mbona ndakijijwe, niyo mpamvu mu byo nakora byose ntakwibagirwamo uturirimbo dusingiza Imana. Ariko hari amakuru numvise, ariko niba aranyayo niba ataranyayo, ngo murimo muratuma abahanzi bajya muri gospel ari benshi ngo basekira. Ngo agakiza kabamereye nabi rwose hanze. Uri kubona umuhanzi waririmbaga uturirimbo twiza muri Bukamedisha, uturirimbo yaririmbye ahita afata umwanzuro ngo agiye mu gakiza. Agakiza kameze nabi hano hanze, ngo kandi kiruta ibindi ngo ntago bari kumenya uburyo ngo kabinjiyemo, ngo ntushobora kumenya igihe kakwinjiriyemo, kandi ngo ujya kumva kageze mu jisho kagahita kanarinyaramo kavuga ati aka ni kamwe Jay Polly yaririmbye. Ubwo mu gihe uri kurwana no gushaka umuntu uza kukagutokora ngo akavanemo kakongera kakaba kanyayemo. Ahubwo jewe naravuze ngo Mana warakoze, ko ari uko yakaremye kugira ngo kajye kanyaramo, ibaze noneho yaba gakoreramo ibikomeye twese twari kuba turi impumyi. Gerere ejo bundi kigeze kumpemukira gutyo, ndavuga naho ngiye kuzajya njya hose, hasi byo kunyara kuri kubugararo gute, ndavuga naho ngiye kuzajya njya hose ngiye kujya ngahiga nanjye nkagirire nabi. Guhera uwo munsi, ariko se ibyo bintu byo kunyara twabivuyeho, ngo aho ngiye kujya hose ngiye kujya ngahiga. Guhera uwo munsi genda ndagahiga, sinzi ukuntu nagize Imana mpita nkabona munsi y'igitanda. Ariko nibwo bwa mbere nari nkabonye, ndavuga ni se ndamenya bagakoresha gute mwoka byarame. Ubwo muri icyo gipangu harimo umudamu witwa Mama Fina, arambwira ati yewe ntugire ikibazo ndaje nkwigisha uko bagakoresha. Ndavuga ni se hari ikibazo? Ubwo abaraje, muzi ikintu cya mbere yakanyigishijeho, yanyigishije ukuntu bakavana muri vibureri kajya gasona. Sha icyo gihe habagaho n'utwamatushi gusa, kandi twatungaga abantu b'abayobozi gusa. Wasangaga ari nka Nyumba kumugafite cyangwa ari Burugumesitiri, twitwaga ngo za Motorola, muratuzi? Cyangwa ugasanga ni konsiye ugatunze. Icyo gihe twatungwaga n'abakire gusa. Banadutunze igihe kinini, baradutunga tugejeje imyaka 18 bahita batwirukana mu rugo bati mubaye abagabo mugende mujye kwitunga sha, mugende mujye gushaka ubuzima bwanyu. Mbona abandi batangiye kwibaza aho bari bubukure. Jewe rero nta kibazo nari mfite, kuko ntago nari kujya kubushaka, nari nzi aho buri. Buri gihe namaraga kwiborosa nahitaga mbushyira hejuru ya lavabo, nkavuga ni ningaruka n'ubundi nzongera mbufata. Ubwo ngubwo ndagenda ngezeyo, ndebye aho nabushyize nkubitwa n'inkuba. Ndavuga ni ninde wabuvanye aha ngaha kandi nge wari wabuhasize? Bati se urabona ari nde wari kubujyana cyangwa yari kubukoresha iki? Yari kuburya bwonyine ko n'imboga zari zitarashya? Sha ubwo ngubwo ndavugana reka nkwihorere nje no gusura ifamu yanjye. Mfite ifamu mu Mutara, mwari mubizi? Mfite ifamu rwose mu minsi ishize nagiye kuyisura. Mfite n'abashumba banjye biyise amazina y'abahanzi. Mfite umushumba witwa King James, nkagira n'undi witwa Seburikoko, nkagira n'uwo wita Juno Kizigenza. Ngiye gusura ifamu rero ngezeyo nsanga habaye ibyago. Mbona Juno na Kizige yakoze ubwo. Mbona Juno na Seburikoko nibo bari kunka n'amatungo yanjye, nari mfite intama n'ihene. Ndababaza ni se King James ari hehe ko ntari kumubona? Bati se ntago uzi byamubayeho? Ntireka akaguru ke karavunitse ubu ngubu ntikava hasi. Nibyagenze biteze?
tiyo ntabwo uzi ko intama yamukandagiye. Ntirekare kurabeshya. Se yamukandagira akaguru, tugende tujye kureba. Tugezeyo nsanga ko kakaguru ke ntashobora no kukavana aho kari, kararambitse hasi ntikakweguka pe. Ndavuga ni rero Josiane twari twajyanye, ndamubwira ni se mana yanjye gerageza basukegure turebe ko kari bweguke. Josiane arambwira ati wowe urareba uko kameze niyo kakweguka kamara igihe kinini kagihagaze. Ndavuga ni rero reka twe kubigira imikino, reka tumushakire ubuvuzi bamuvure hakiri kare bakunge kongere kamere neza. Muri icyo gihe haba haje korari basenganaga, baraza basanga King James arimo ngararunda amabuye. Nabiyise amazina ariko murabyibuka. Basanga arimo ararunda amabuye, baramubaza ati se ayo mabuye uri kurunda nayiki? Ngwiriya ntama yankandagiye ngo nanjye nzashirwa ari uko nyishe yampaye. Baramubwira ati niyo mpamvu uri kuyarunda? Bati cyane. Tikomeza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe. Erega na sheri wawe nibirogesa, nanjye ndakamanyuka umutsima gusa. Murakoze cyane, twa Nyirigito. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro, hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250 Sure deal. Abakinga bongera inyanduka, abakinga bongera inyamuzinzi.